rero imana yaduhereye ubuntu. Sasa rero imana yaraguhereye ubuntu utanga nuko icyo udatanga, kandi imana yaguhereye ubuntu. Imana uyu usomye Bibiliya neza cyane irakubwira ati ibyo naguhaye ubikoresha neza bizakubyarira umusaruro. Mu gihe yaguhaye ikintu ukaba nta musaruro uri kuwubyaza, imana niyo hantu uzajya mu muriro wowe. ariko dia Uzajya mu muriro utazima kuko ikintu imana yaguhaye nawe uri kukibyaza umusaruro. Uri kwiba, ufite igitsina, uri umukobwa, uri kwiba, uri gukura abahungu b'abandi wagikoresheje wowe. none urimo kubashishikariza ngo bajye mu buraya. Oya, ndi kuvuga ati nimba umuhungu nyine baryamanye namuha amafaranga, cyo ndi kuvuga. None se kubizi iyo abantu babiri baryamanye umwe akishyuza undi, hari ahantu batandukanye n'indaya? Oya, na wapi, ntabwo bwari uburaya. Ni ubuki? Buraya no kujya ku muhanda ugatega nyine, nibwo buraya ubundi. No indaya basanze mu rugo cyangwa indaya gusanze mu rugo nagaba ari indaya. Iba ari inye. Ese ngiye umuhungu amamagaye kuri call wenda bamuhaye pass. Arambwiye ati ndishaka kuza kunsura tugafiringana. Namubwiye ati nshaka amafaranga. Nkayamubwira. Nyine mvuze ati naga nshaka kwangiza umwanya wanjye w'ubusa nza kuko hari byinshi nari gukora. Ariko ubundi ubwo nayaguha ubundi wamutwara iki? Nago byakunda. Aho se diamo. Tuba bangaramishije n'uwo mafaranga. Mwagiye mukura amaboko mugakorera amafaranga mwavunikiye. Oya wapi, ariko none se gukorera amafaranga kuko sibwo saba amvanye mu byanjye. Ashaka ko magana nitekeye ngo ngayiteruraho nkagenda kandi bamvuye mu byanjye se to. Kandi ibyo nanjye biba byamvunye aho umva mbanakimenyeye amavuta, banakimenye isabone, banakimenye ko kiri guhumura neza, nakitayeho nacyogeje. Why not waza ukakijyamo ukakijurugurutamo no mu mafaranga. Kandi mu by'ukuri ubwo mu mutima wawe urimo kumva urimo uvuga ukuri. Yego ndi kuvuga ukuri. Akarakoshya abana b'Abanyarwanda wo. Nese ndi kuboshya gute? Nese bajye babasambanyiriza ubuntu. Ni hantu wa muhungu. Ese ubundi gusambana ni iki? Gusambana ni ishimisha ry'umuriro nishimishwa ry'umubiri n'irari no gukunda gusambana. None se hari ahantu wumvishemo ngo nishimishwa ry'amafaranga? Iyi n'amafaranga. Hehe. Hari ahantu byanditse. Hehe. Uzazenguka Bibiliya zose uzabibona. Shadi hano kagomo. Ikibazo cyawe urabeshya abantu wanarangiza ukajya no kubeshyira n'Imana. We Imana izakubita. Ndamutse mfite hari nk'ahantu ngiye niyandikiye ngavuga ati muri Diane umurongo wa mbere ibice 2 haranditse ngo mujye musambana ariko babaha amafaranga. Amen. Regara natinyuka kavuga nka beza. Bibe bityo. Haleluya. Shadi yawe n'Imana sinzi. Yego wenda ntacyo ndicyo ngo ndagucira urubanza. Kandi Imana iravuga ati umuntu ucira urubanza mugenzi we azapfa mbere. Urapfuye rero kakubayeho. Ihane usaba imbabazi. Nta kibazo ko ushaka kubinyemeza nanjye ngashaka kubyemera. Byemere kuko nibyo ndi kugana. Oya. Nukambwira amafuti ngo nurangiza. Uri ushingiye kuki? Byinshi cyane. Bizibiye kandi ufite impamvu. Nisingiye mfata impamvu yawe. Ase ubundi dia hari ikintu ujye uvuga ngo cyarambabaje mu buzima bwawe. Nk'iki hese ubwo wowe? Cyababaje ngewe? Shana ni byinshi cyane. Mbwira mu nka 2. Ni byinshi cyane byambabaje. Cyane byinshi cyane. Byinshi ariko. Okay, twagiye mu rugero. Nakundanye n'abahungu bimbwa banyima amafaranga barambabaza baranankatira. Umuhungu aza kunyima namusabye ntibishaka. Atuma nshaka gusambana. Mayi ni byinshi. Bibe byibutse ndanarira utumye swatumye ndira. Murakoze. Amarira y'ingona. Ko ibaze rebye uzikorane ntangiye kubyizera kuri murarira. Oya ndwise narindize. Oya ubwo kuko uzi ukunda umuhungu mugakundana mukamarana umwaka cyangwa imyaka 2 Imana umuha muryama n'umuhungu mukundana nyine abo mukumenye nawe ndanga ibisuko cyangwa amavuta yo kwisiga cyangwa nyine duke turaho tudusanzwe. Yarangiza Imana akagukatira. Akuzi mwaryamanye nk'inshuro magana. Nyine mugashwana nyine hayata gukatira ko mugashwana nyine hagije mwumvikana mugashwana. Ariko yaragusukishaga agakora n'utwo tuntu runaka. Ese ngiye ko nashira mfite ubonago nisukisha. Urayasambanira.
nise weragiye gusambana urabizi ko turajyana se gusambana nese wowe byivugira nga kuri kamera si uhora bivuga nyine ukajye wowe bimamye ugire kambe kubwire kuko nitujyana ubwo ariko kubaza ngo uyakurahe rero kuha uyakurahe ndakora mfite akazi ndiya ukora iki akazi kameze ute njyewe mfite akazi ko si munsi harya oya hehe mfite na company ikora iki se njyewe mfite na company Diana urumva ko atari mugenzi wanyu na amafaranga yanyu ashaka nugo ngarakize njyewe mfite amafaranga nango ndi mugenzi wanyu arakize nagakeneye ngo ubwo busurira bwanyu muri iyi minsi nandi gutekereza kugura imodoka yo kwa ko amafaranga ndikumva yambanye menshi nta kintu cyuna yakora no kugura imodoka byanyabyo ese wowe uzayigurirwa cyangwa uzayigurira njyewe kwa amafaranga menshi ufite umva nago nayakoreye wayakuye he warayibye narayatoraguye niyo nshaka kuguramo imodoka mu buzima ngewe rero ntago nkunda umuntu mbeshya by'umwihariko none akanambeshyira kuri kamera akubeshyira kuri kamera yewe nakubeshyeye yego naribi bigumane Jebe mbwiye ko mfite company nshaka kugura imodoka hari ikindi okay sawa Imana baze mwema akazi oya Imana nibigemo rwose haleluya amen amen ubwo rero ngo baba barakubeshya ubutanze amaturu Imana isi nkondo z'iminsi ko zitakibaho ni scam niki kiranga ko urukundo rutakibaho ahubwo ko abarutanga ari mwe mwarwangije twabuze urukundo nyarwo ngende ndashaka umuhungu dukundana ufite amafaranga narimbizi ko aricyo kirugiye gukurikizaho nese ubundi nkundana umuhungu udafite amafaranga nanjye nayo mfite kandi ugiye kugura imodoka mfite amafaranga ndi kuvuga ahubwo ndamutse n'amafaranga mfite tugakunda ibyo tuba twabyirengagije ko ntabwo ngiye aza kurya amafaranga yanjye urumva ndashaka rero umuhungu dukundana ufite amafaranga ufite inzu urumva yego wambara neza yego ese ufite company yego nyabo umuhungu w'igikara umuhungu nkunda wangu nyine bafite umusatsi umusatsi urumva okay umuhungu ibogari nyine mu gake cyane tu adakabije nyine so niwe nshaka ase mama okay ko none se uvuze ibyo azaba afite we ubwo uzazana iki sasa so ngewe uwo muhungu byujuje ibyo byose mvuze nabona ankwiye koko azanyandikira indi box mbwati ibyo wavuze byose ndabyujuje wowe uzazana iki ngewe nzangubomoza neza nzanguha keya nzi gutanga keya kumva okay tugiye kugereranya ku bintu wavuze n'ibyo urimo kuvuga byawe uzaza umukorera uzaza umubomoza neza umuntu ufite miliyoni z'10 cyangwa se miliyoni 20 ubwo kumubomoza bingana no kuba afite ayo mafaranga cyane kandi nzamukwe umuha keya ngiye nzi gutanga keya cyane pe ukuri biriseriye miliyoni 10 z'umuntu cya miliyoni 20 zingana no kubomora kwawe cyangwa kumubomoza biriseriye nzi gutanga keya ngewe nyine bihurira he na miliyoni 20 gutanga keya ubwo se ntibidahurira ubwo mwiza nkanjye ahubwo miliyoni 20 sinyeya abwo nitubana zitangurira imodoka c'est tout we wazanye iki nicyo kibazo nyikubaza nazanye umutima mwiza nazanye keya nazanye kukuba umutima mwiza barawurya kubomora kari ibyishimo bya rusange nyine ngewe siko ndi gusaba uwumva nshaka rega hari abagabo benshi baba batinye batari gushaka kunereta ye babwiye nshaka ibyo yujuje wowe kazaba wujuje iki nanjye ndimo kubabariza yewe nabona ibyo navuze byujuje nanjye akabona mukwiye nibyo navuze nansange ze tubana ahubwo se wavuze ngo mfite miliyoni za 20 nawe zane zingizi duhuza uzagenda afite amafaranga kumwaje mukora azazama amafaranga nka miliyoni 20 ngore business zungu muri make shorize oya nzazimusubiza zangurije ngo mugore we suri kubyumva azabangurije ako mwagiye mukora kuko mwagiye mukura amaboko mu mufuka ese nago ndi gukora ukora iki se mu gihe urimo kuvuga ko ushaka ngo kurya umugabo sinjye umumenyera imyenda ari bwambare sinjye ugomba kumutera ipasi sinjye ugomba kumwogereza inkweto sinjye ugomba kumusasira nagomba kuryama sinjye ugomba kumutekera
ikirenze icyo ngicyo ndi gukora ni igiki? muri make noneho ntituzazana abagore ahubwo tujye dushaka indaya, kuko icyo gihe umuntu yabashatse indaya wari wabara indaya iza kugusura igasiga se igukora pe cyangwa ikugize ikwambitse neza igukumeseye, wari wayibona? Hari indaya wari wahura nayo nk'iyo ngiyo izanywe n'akazi gusambana, imuha amafaranga acaho, njye nkwitaho, ndakugaburira mani, ndagutekera, uryama unashashe, ngugeze inkweto, nkushyuriza amazi yo koga, ibe ngombwa ndanakoza. Shaho ransinze, ariko muri make bwo ariko bizaza biba bimeze nk'aho ari umushahara urimo gufata. Buri muntu wese afite inshingano ze mu rugo, nk'uko umugabo afite inshingano zo kukurongora, ukumva niko afite inshingano zo kugutunga ukabaho ugasa neza. Nanjye rero mfite inshingano ngomba guha umugabo wanjye, tugomba kuryamana imibonano nkayumva neza, nibyo mu rugo nkabikora. C'est tout. Ya wararakaye. Twararakaye abantu, twarakajwe n'icyahubwo. Ahubwo nicyo kintu nanjye mba nibaza. Ntabwo namenye ikintu cyaturakaje, nanjye nyine nzakubwira pe. Nzakubwira ninyimenya. Ibintu byakubabaje wabimbwiye. Yewe. Yego. Cyane byose byanari ikintu cyanshimishije. Wumve ko nta nicyo nakubwira. Nese nuwe muntu wakubabaje byanyabyo no mu buzima ukavuga ati ya nge Diane ndababaye byanyabyo. Arahari pe, arahari. Arahari nyine uko ndashaka kumuvuga gusa arahari. Ntango nshaka kumugaruka. Okay, nta kumuvuga nta kibazo, ariko watubwira ngo yankoreye ibintu ngibi. Nabigarutseho kenshi, ntago nshaka kumeza kumwamamaza pe. Kandi umuntu mwetse ko yakubabaje rega arakomeza akakumenyera. Rero wapi nagaswere. Njye mubwira abantu bambabaje, ndakaye ubwo ngubwo. Shade yabanze yaragukoze mu mutwe. Yankoze mu bwonko ahubwo no mu kibuno, haga mu kibuno bakoramo. Ka mu kibuno bakoramo. Byose ndabizi. Si gukozamo gasanga atiheshye we. Biga bariha cyangwa baritabaza. Umusazi. Abanenzi kawo ngunge bitabaza. Umungu ugize kuvuga ngo ngiye kwitabaza. Bavuga kwitawaza naga ari kwitabaza. Cyambere kuri gusuri ko byo kuvuga kwitawaza. Yego, kwitabaza. Umuhungu n'umisha bivuga biranungura. Se nawe afite igitsina agiye kwitabaza muki. Biracanga ntabwo nzi ko. Ubwo muri make wuriheha. Yewe. Ugira umwana. Ko yanumva kwitabaza by'abakobwa mana yanjye. Ndetse kuvuga. Okay. Nzi ko umuhungu atitabaza nyine. Kwitawaza. Icyambere se kuri kumva turi guhuza ku ndi kuvuga uri kubyumva. Vuga igiswahili neza nyine. Ntabwo ndi umuswahili ariko. Uri umuryogo. Uri umuryogo. Urakoze cyane. Okay. Ni iki rero kintu kimaze kugushimisha muri ubu buzima bwa buri munsi? Uyu munsi turimo? Nacyo. Ubona biterwa n'iki se? Nta kintu kiranshimisha ngewe. Ubona biterwa n'iki rero? Ntabwo ndamenye ikibitera ko nese ko natazi ngiye iki ko natarakibona namenya n'ikibitera ari ikihe. Nacyo nta n'ikibitera none icyo mbona. Nukuri pesha wapi nta kintu kiranshimisha ngewe umwana w'umuntu uza wapi. Byibuze se ubona icyagushimisha ni nk'ikihe? Kiramutse kiba ko nshaka kubona amafaranga n'imodoka nk'ebyiri n'inzu nziza cyane. Amafaranga cyane amafaranga n'imodoka. Nyine amafaranga cyane, imodoka yo ntago nyikeneye. Ubuse waguhitishamo agakiza n'umwami Yesu n'amafaranga n'ibyo byose nyine uvuze ubwo butunzi, wowe Diane wahitamo iki? Reka nkubwize ukuri, Imana sinyikunda, nahitamo amafaranga, Imana nkayikurikizaho, kubera ko Imana iravuga ngo nibagiye uwo murongo. Ubu se mvuge ngo misemo Imana nga amafaranga, kandi ejo bundi nzajya gukora ibyaha nkahemukira Imana kubera amafaranga. Ahubwo nafashe Imana ngavuga ati Imana, nahishemo amafaranga ati Imana, ntabwo nahisemo amafaranga kuko ni wowe uyatanga. Ako ntabwo naye kuzaza ngo nkuhitemo ejo nzajya kwiba kubera amafaranga. Imana aho hantu yanyumva. Sinzi niba ari kumva icyo kintu. Canda cyumvishe pe. Harimo ubuhanga. Ukoze cyane. Se ibyo bintu bo bitekereje hute we? Ngenda tekereza. Ntabwo uyu mutwe mwana we karisho. Shane ibyo pe. Ariko meze neza. Oya ntabwo meze neza. Hasi ikibazo ufite ni iki? Ese ko nameze neza simeze neza nyine. Ntabwo meze neza kabisa. C'est tout.
nese umukobwa mwiza nkawe urifuza kugera ku kibyibuze wavuga ngo kiranejeje tandukanye kiramubajije n'iki ngiki njyewe nta kintu nifuza kugiraho nk'amafaranga mwana ndeka so ushaka ko ngira kuki ngira ku kirere nkajya mba mu kirere ushaka ko ngira kuki kitari amafaranga cyangwa mbwira wajuje ikintu nshaka kugeraho cya mbere ni amafaranga pe ikintu kinyicaje hano wajuje pe ni ukuri icyo kintu kindundura mu gitondo nkabura kuryama nkaza hano amafaranga cyangwa nkajya n'ahandi amafaranga none se uzi ukuntu umeze uramutse umeze utyo mu myaka yawe nka 40 waba utangiye gufata akabando hano ukuntu wihebye we humura amafaranga azaza ashaka njyewe ndacyafite imyaka mike ntabwo ndasaza pe Imana kandi turacyari kumwe ndasaza nyuma y'imyaka 60 80. ese ubwo urifuza kuzabyara nka ryari? Imana nibishaka nzabyara, nitabishaka kandi seto sinjye wigiye cyo kubyara ntago ari njye ukihape. Imana nishaka ko mbyara nzabyara kuko Imana iyo ishatse kubyara urabyara ko byagenda kose burya n'indu yikuramo ikanga ikangakuvamo kanywa paracetamol nk'ijana byose bikanga. Paracetamol se kuramo inda? Nta makuru se ninjye yenyine uyumvanye cyangwa arancitse wenda naga yariyo. Ahubwo ndagira ngo bimbwireho n'ubwa mbere mbyumvishe pe. Ngiye cyo nse nuko paracetamol ikuramo inda. Niyo umugore utwita ngo paracetamol ivamo. Ese urabona umugore utwita ngo ibinini? Ngeze ndabizi nigeze mbabona. Yewe ni nk'uko uyu mukobwa yasambanye anywa paracetamol. Hagu yasama. Yakunda se? Ese ubwo paracetamol ikoze mu ushobora no gusama kubw'imisemburo wenda wese afite imisemburo wenda igize gusa none bira binini byose byigure bya 5 bya Revo nzi ko ari byo binini bigendera mu biro. Ntabwo nzi ko paracetamol igendera mu biro. Nigira amagarama nayo hari amagarama. Ya paracetamol ngenzi ko nyine Imana cyagiheye ibishatsi gusa avuga ati we byara ni wanywa ibinini 200 urabyara. Nkuko bari basamira muri Onapa. Nubuhe bwirinzi ukoresha? Ngewe unakunda cyane kurusha ibindi iyo ugiye mu mibonano mpuzabitsina? Ngewe se subwirinzi bo usagakingirizo bakoresha mvuze wowe. Ngewe nise mu mibonano usagakingirizo bakoresha. Ngewe naguhamye ibyo nkoresha gusa abandi bakoresha agakingirizo. Nise nimba ushaka gukoresha agakingirizo nagiye ngakoresha. Bayimenya gute ko nagakoresheje? Ngiye ko abantu bari kwirinda bakoresha agakingirizo. Nanya ngo nkoresha ibinini se? Nje navuga ku giti cyawe. Oya nanye mfite uburyo nkoramo ibintu byanjye. Nawe afite kubikoramo. C'est quoi? Zumirwa muhungu wanjye. Oya byo umuntu wicaranye nawe ahubwo umuntu wicaranye nawe niyumirwe. Uwo muntu sinzi kuna ameze. Canange nari yicaranye ndumirwa pe. Nawe wabyibonyeho? Nari umiwe nanjye. Cana nzi ko ari njye nyine bibayeho. Hangane nanjye turi kumwe mu kababaro kawe.